Bakunzi ba Kristo muri twe TV, Imana ibaha umugisha. Abari mu Rwanda, bari i Burayi, muri Amerika ndetse no muri Aziya badukurikira bumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda, yewe harimo n'abarundi n'abandi bose bashobora gushyira muri transaction bakumva. Imana ibagirire neza cyane mu izina rya Yesu. Niba hari n'ibintu bitameze neza, utekereza ko bitameze neza, ndinginga Imana kugira ngo ikugirire neza kandi byose birarangira bigenze neza. Imbere yanyu kuri kamera murahabona umukobwa mwiza Imana yagiriye neza, ni umutumirwa twatumiye. Uraho neza? Muraho neza. Wakwibwira abadukurikiye amazina yawe? Amazina yitwa Mukanziza Jacqueline. Mukanziza Jacqueline, urazamura ijwi. Yego. Ntacyafite isoni z'abakobwa. Yego. Yes, Mukanziza Jacqueline, turakwakiriye kuri kamera ya Kristo muri twe TV. Imana iguhe umugisha. Reka twibutse abantu batarakora subscribe, muyikore, abatashyira comment, like ndetse na share, mugire vuba vuba rwose, mufatanye natwe gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana iguhe umugisha. Mukanziza Jacqueline, uri muntu ki? Ndaba umumama Imana yagiriye neza. Kandi ngenda kwisa umukobwa. Naya ndo umumama. Cyangwa se ndamufemere nkuko bakunda kubivuga. Mfite abana. Mfite abana. Imana. Mfite abana batatu b'abakobwa. Yego. Ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Murakoze kutwakira, murakoze kuduha umwanya. Imana ibaha umugisha. Yes, urakoze cyane. Mukanziza Jacqueline, uri umukristo, uri umurokore, uri iki? Yego, ndi umurokore. Umurokore w'umukristo. Umukristo, yego. Yego. Imana iguhe umugisha ku bana natwe. Hanyuma twaje kuganira ku bijyanye n'urugendo rwawe rwo kwizera. Yego. Cyangwa se rwo gukizwa. Dushobora gukoresha amagambo atandukanye: kwizera, gukizwa, kurokoka, bitewe n'uko wowe uza kubivugaho. Yego. Hanyuma wakijijwe ute? Murakoze, nakijijwe 2019. Yego. Nari umwana mutonya ariko 2019. Yego. 2019. Umwaka urawibeshye, ntubwire. Nakijijwe 2009. 2009. Yego. Nibwo nakijijwe, nari umwana mutonya ariko nkunda ku bintu byo gusenga. Yego. Ko n'abana bajya gusenga. Nari umuporoso. Abaporoso cyangwa se abangilikani, biterwa nuko ubivuga, ariko nkakunda gusenga. Bivaho nza kurwara indwara z'uburozi bisanzwe, barandoga, ndivuza biranga. Igihe kimwe ndyamye 2010 nibwo numvishe ijwi. Numva ijwi ndyamye byaranze, numva nshaka gusenga, ariko nari maze iminsi numva nshaka gusenga. Yego. Ndyamye igihe numva ijwi, mpita ndakanguka, ndicara, nyuberwa ibyo ari byo, ndasenga. Nsenga nyine nk'umwana cyangwa se nk'umuntu n'ubundi nari maze iminsi mfite inzara n'inyota byo gusenga. Hanyuma nibwo nahise mbyuka, ndabyibuka narabyutse njya hanze. Majije kujya hanze ndongera nsubira kuryama, ngira ngo wenda ni mama warumvugishije, ariko nsinziriye nanone ryajwi riragaruka. Nibwo rugendo niko natangiye gusa. Ijwi ryakubwiraga ngo iki? Ryarambwiye ngo nimve mu rugo ngende. Ariko njye gusenga. Yego. Rirakomeza rirambwira. Hari nijoro, hari ku manywa? Hari nijoro. Rirakomeza rirambwira, nigira inama, ndavuga ati ibi bintu nimbibwira mama ntabwo ari bunkundire, nimbibwira abavandimwe banjye ntabwo bari bunkundire. Ndavuga reka njye gusenga mbibaze umushumba. Twasengaga, twakunda kugira icyumba cy'amasengesho kwa gatatu. Ndagenda mbaza mwarimu, niwe nabonye bwa mbere. Ndamubaza ko ndi kuryama nkumva ijwi bimeze gute. Aravuga ati iryo jwi rero rishobora kuba ari Imana iri kugusanga, cyangwa se wenda ari uko tubona n'ubundi ukunda gusenga. Niwongera kubyumva cyangwa ukagira ibindi bintu wumva, nanone uze kuza kumbwira ati guma hano dusenge. Turagumana turasenga, bigeje nka 9:00 ku mugoroba. Ryajwi rumwe ndongera ndaryumva. Ndambwira ariko ndumva umuntu ari kumbwira ngo sinsubire mu rugo ngende njye gusenga, kandi ntabwo mfite ahantu ho gusenga. Urumva nk'umwana amaze kugira nk'imyaka nka 13.
ntago mfite uburyo bwo gusenga, nta muntu wundi nzi usenga, ndabigenza gute? Arambwira 2009 wari ufite imyaka 13. yego. Arambwira ati ntago biri bushoboke rero ko uri bugume hano, ahubwo reka tugende. Ambera imfura umubyeyi cyane, ndamushimira. Ati tugende tujye muri ADPR, tugende tujye kuri abantu b'umwuka tubabaze iby'ibyo bintu. Imana ni umukozi w'umuhanga. Twageze muri ADPR dusanga n'ubundi amateraniro asa nkaho harimo, urumva twarabiteguye tugenda ari ku cyumweru. Amateraniro asoje twigira umwe mu b'ingenzi, turamubwira, aramuganiriza, turamubwira. Urumva nari indwaye, byari ibintu bikomeye. Nari mfite indwara ikomeye, nishima mbabara bikomeye cyane. Hanyuma uwo mubyeyi aratuganiriza, avuga ati niko umwuka akora, birashoboka ko ari umwuka wera w'Imana uri kumushaka. Ati kandi bigaragare ko uyu mwana Imana imufiteho ishaka gusa nkaho imukoresha. Ntabwo tugomba gukingirana impano ye, ahubwo reka tumuhe umwanya abe hano asenge mu rusengero, tumusabire agume hano asenge. Ahari wasanga n'Imana ishaka kumukiza, ko bwari uburwayi bugaragarira amaso y'abantu. Hanyuma ndahaguma, maze kuhaguma nahagumye iminsi 2 ndi gusenga. Uko umubyeyi akajya aza kundeba, akaza tukagumana, byagera nimugoroba agataha, tukongera tukagumana, byagera nimugoroba agataha. Ku munsi wa 2 nibwo hahise haza amasengesho ya korali. Tugize amasengesho ya korali yari ifite amasengesho y'iminsi 3. Bigeze ku munsi wa 2 mu gitondo, nkari nko mu masaa 4, bumva ijwi, rumva bari babimenyereye bo. Imana irabwira ngo amasengesho yabo bayakomeze, ariko bayakomereze ikanyarira, kandi ngo tujyane, njye nabo tujyane. Nuko twakoze amasengesho yacu turagenda. Bumva baranegeye, icyo gihe byari bikomeye, ntazi niyonge, ariko bo bari kugenda bakurikije iby'umwuka ari kugenda babwira. Turagenda tujya mu masengesho, tugeze ikanyarira. Tukihagera ndabyibuka umuhanuzi, uretse ko ntarimenyera iby'abahanuzi, ariko nabonye umuntu w'umugabo aza arababwira ngo baharare mu gitondo batahe, ngiye bahansige. Urumva ryajwe numvaga, cyangwa se ryereka wa muntu wazaga akanganga akambwira ngo nisenge. Igihe cyari kigeze cyaho ngomba gusengera, naho ngomba kubona uburyo ngomba kubana n'Imana. Sabo twarasenganye, igihe bugeze mu gitondo arambwira ati rero ugume hano ukomeze usenge, Imana irakomeza igufashe. Ntago nigeze ntekereza ngo ese ndaba mbayeho gute, ese ndameze gute, bitewe n'ukuntu nari meze n'uburwayi. Numvaga nta kibazo kuba nahaguma. Ubwo se wumvaga ufite imbaraga zo kuba ku musozi unarwaye? Numvaga mbishaka cyane, numvaga mfite imbaraga. Ikintu nashakaga icyo gihe, numvaga nshaka ikintu cyangiza, nta kindi kintu numvaga nshaka. Kandi ubwo kuva uwo munsi nagiye kubaza mwarimu, sinigeze nsubira mu rugo, kuko n'ubundi twasaga naho abantu bo mu rugo bari barandambiwe kubera uburwayi. Nta muntu nyine wari ukinyitaho, ahubwo nkumva nyine ikintu kimaye amahoro ni ukwibera ahantu bari gusenga, ahantu hari ibintu bisakuza. Numva nicyo kimaye amahoro. Kumbwira rero ngo Imana iravuze ngo ngumaho, numvaga nta kibazo gihari, cyane ko nahabonaga n'abantu bakaza bagasenga, abandi bakagenda, ahandi hakaza abandi. Numva nta kibazo mfite. Nuko nubwo buryo natangiye kumenya noneho no gusobanukirwa iby'Imana n'uburyo bwo gusenga. Mbere y'uko ukizwa ni biki byakugoraga? Reka mbyite ngo ni ubuzima bwawe bw'abapagani. Bwari buteye gute? Ubuzima bwanjye bw'abapagani, ntago mbere yo gukizwa, ntago nakundaga ibintu byo gusenga. Numvaga ari ibintu bidashoboka. Noneho cyane ko na papa wanjye umbyara nakuze mbona ntago yakundaga ibintu byo gusenga. Nta nubwo twanahuzaga, niyo navuga ngo ngiye gusenga byari ibibazo. Kuko papa wanjye we yari umuntu ukunda kujya mu mapfumu, agakunda ku bintu byo kuraguza. Ibintu byo gusenga ntabwo byashobokaga. Gusenga narabacikaga, kuko no kubatizwa mu mazi yanjye menshi, byabaye ibibazo. Uwo munsi mva kubatizwa nibwo habayeho gutandukana no mu rugo byeruye bya nyabyo. Aravuga ati nguciye mu bana banjye, ngutandukanije, nguciye mu muryango wanjye, ubwo nyine genda, wabaye kirabananiye byo gushaka aho. Ariko njye sinacika intege. Ngo warakijijwe, ababyeyi baraguca cyane.
bakwirukana mu rugo? Mu rugo papa wanjye abwira abo tuvukana, aravuga ati mubona abyaye ntarimo. Sinanamuzi kandi kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Kugeza na n'ubu? Na n'ubu. Papa wawe aracyariho se? Yego aracyari. Akaba atarakugarukira cyangwa wowe ngo mwiyunge? Njyewe narabigerageje kenshi, nanajya kumureba musaba n'imbabazi, ndongera n'ubu nk'uko yateranyije imiryango irongera aterana, ariko ntiyabyumva. Ahubwo ikintu cyaje gutuma yasa nk'unyiyumvishemo ni indwara yarwaye. Nawe yaje kurwara nk'uko, hanyuma ndi gusenga, urumva nabaga ikanyarira, naba amezi 6. Uba mu musozi? Mba ku musozi. Noneho rero muri amezi 6. Wahabaye amezi 6 se udafite aho kuba? Yego, nabaga mu buvumo. Hariya Kizabona. Kuko udafite aho kuba ariko? Cyangwa nuko wari washatse gusenga? Nuko byari itegeko ry'Imana niko nabivuga. Amezi 6? Amezi 6. Nageragezaga kuvuga ngo ntahe, umuhanuzi akaza akambwira ati huya, igihe cyawe ntabwo kiragera. Ariko muri amezi 6 namaze amezi 2 ya ndwara yarakize. Ntabwo mbizi ukuntu nakize, ndabyibuka ndi mu buvumo. Mu gitondo mbyutse numva sindi kwishimagura, numva sibiri kurya, numva nakize, numva nyine nshimye Imana. Ubwo ndahaguma mpaka amezi 6 yuzuye. Ntataha. Ushobora kuba uri umunyamwuka cyane? Yego. Amezi 6 yose uri ku musozi? Utahava? Ntahava. Waryaga iki? Ntabwo naryaga kuko wamaze amezi 6 utarya? Kurya kwanjye byari nk'ukuntu ukenera nko wumva nyine washonje, ukamanuka harya hasi, uzi ko harimo ahantu hasi usa nk'wambuka ujye kanyarira. Habaga amazi, naragendaga nari mfite icupa rinini, nkavuma amazi nkayanywa nkongera nkisubira mu buvumo. Amezi 6 arashira, ni naho nahereye Imana y'Umwuka Wera, ni naho natangiye kumenya gukorera Imana, ni naho naherewe imbaraga z'Umwuka. Imana y'Umwuka Wera wahawe niyi? Wariho nyinshi, wowe wahawe iyi cyangwa wahawe izi? Na Imana y'Umwuka Wera nahawe impano ya mbere yo kumenya gusenga. Gusenga nyine gusenga. Impano ya kabiri mpabwa impano y'ubuhanuzi no kwerekwa bigendanye no kurondora. Yego. Okay. Dusubiye inyuma gatoya. Nari nakubajije ngo mbese ubuzima bwawe bwa gipagani warakijwe, papa wawe araguca, ariko nyine ako kantu ko gukizwa utarakizwa byari bimeze bite? Narakizwa, nari umuntu uraho usanzwe. Nari umuntu usanzwe, nkunda kwibera mu rugo, ariko nkumva ibintu byo gusenga ntabwo ari ibintu byanjye. Nkumva ntabwo ari ibintu byanjye, nkumva nakigumiraho sinsenge. Nuko nari meze. Hanyuma watubwiye ko uri umufiyemere w'abana 3. Abo bana bababyaye ukijijwe udakijijwe? Aba bana nababyaye ntari nakizwa. Ubyara abana 3? Wanyu cyangwa ubibana? Nababyaye nibana. Nibwo buzima rigana kubazaga buryo. Nababyaye nibana. Kuko urumva hari ahantu Imana yagukuye byanze bikunze. Yego. Nababyaye nibana, uburyo nababyayemo ntabwo ari ibintu navuga ngo nagiyemo cyane. Ahubwo navuga abana 3 se ntibaragiyemo cyane? Ntabwo ari cyane. Yenda nubwo tubibarira mu bana, hari n'abakoze ibyo ngibyo ntibabyara benshi, ntibanabyara n'umwe ariko baranakurushije. Ariko kugira ngo ugere ku rwego ubyara umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, udafite umugabo, nyuma ukaza kwakira Yesu, urwo rugendo nirwo dushaka abantu bamenya. Yego. Ni inzira ndende. Umwana wa mbere mubyara, hari ikintu nari naragambiriye muri njye. Wenda simbizi nimba muri bunyemerera nkakivuga. Nta kibazo. Niba kitaguteye isoni wowe ubwawe. Oya ntabwo kineye isoni kuko nakuze numva nyishaka. Wenda nubwo ntakigezeho, ariko biri mu bintu byatumye mbyara abo bana. Nkiri mutonya, urumva kubera kurwara no kwangwa n'umuryango n'ubundi kubera indwara, byageze aho nyine mba nyine nkigunga nkumva ndihebye. Noneho hagera igihe nkajya mvuga ati se ubu ngubu umuntu wangirira impuhwe namukura hehe? Se umuntu nabona wamfasha muri ubu buzima namukura hehe? Ese ubu ngubu umuntu nabona wanyitaho namukura hehe? Nyine nkumva nyine nibyo, nkura nyine nibaza ibyo ngibyo. Noneho maze kumenya ubwenge ngize nk'imyaka 16,
ndabyibuka nibwo nabajije umuntu ariko ntago yari umuntu usanzwe yari umusirikare ndamubaza nti se ngewe hari ikintu nshaka musanze nyine gutya bari mu kazi ku muhanda ndamusanga nyine gutya umwe bahagarara ku muhanda bari mu mutekano ndamusanga ndamubwira waramutse aranyikiriza ati se bite ni byiza nge hari ikintu nshaka nuko kandi nahise mubwira ati se urashaka iki ndambwira nge ndashaka ko uzanjyana ukangeza kwa perezida ati kwa perezida ni yego se kubera iki ngenda mushaka nzagende mubwiramo inkame n'inzu nibane ngenyine kuko papa yaranyanze nyine numvaga mfite umubaro mwinshi cyane nanambwira ati nibyo ushaka ati nibyo nshaka ni kandi ndabizi abantu bambaye iyo myenda mumugera kandi ndabizi neza ko nta muntu ajya yirengagiza ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe nari mfite 16 wari umwana nari mfite 16 ni kandi ndabizi ko mumugera numvaga umuntu wambaye iriya myenda uko byasa kose yamfasha akangeza ku cyifuzo nari mfite arambwira ati nibyo ushaka ati urumva icyo gihe nta telefone zabagaho arambwira ati noneho ugenze nzabigufashamo urabyemeye ndabyemeye ati nimba ubyemeye rero uzajya uza kundeba buri munsi cyangwa se nubura umwanya ujye ushaka nyine ukuntu ngera ariko tubonane tugaguma tuvugana nkajya kumureba tukavugana se uzanjyana ryari ku wa 4 se uzanjyana ryari ku wa 3 se uzanjyana ryari akagumiza nyine mbeshya kamaze nk'umwaka tutari twahuza ngambwira urya azanjyanamo noneho rimwe rarambwira ati noneho ndakubwiye ku cyumweru uzaze nkujyane uzangezayo ati nzakugezayo i Kigali ati arambwira ati noneho uze mu gitondo hakiri kare duhurire hano hanyuma nitumara kuhahurira tugende nyine tujye i Kigali urumva nagiye kumureba kugira ngo njyane i Kigali ahubwo njyana mu nzu ye nyine nankorera ibya mfura mbi niko nabivuga ubwo nyine birangira gutyo birangira utwaye inda birangira ntwaye inda no kwa perezida sinagerayo ndiheba none ndushaho kwiheba ariko nibwo natangiye kumva noneho nshaka gusenga numva ndashaka gusenga nuko umaze gutwita umwana wa mbere wagumanye n'uwo mugabo ntabwo twagumanye hageze igihe inda yageze nk'amezi 5 ndamusanga nambwira ariko ndatwite ati se ko wabyibushye yahise ambaza ko wabyibushye kandi urumva nari nkinarwaye ko wabyibushye ko wambaye gutyo ni ukubera iki ndamusobanurira ndambwira ndatwite ushobora kuba nwite numva ibintu bigenda mu nda ahita ambwira ati ubwo nyine ihangane tuzajya kureba perezida warabyaye nabwo nyine ngumana ko kizera urumva sinzi nk'ukuntu nizeraga ngewe numvaga ko byanze bikunze azahangiriza umaze gutwita umwana wa mbere ababyeyi bawe ntabwo babimenye ntabwo barababaye n'ubundi kubera basaga n'abo banyanze nabaga kwa nyogokuru urumva n'ubundi nagumye muri bwa buzima ndakomeza ndibana ndakomeza ndigunga ariko mu nyogokuru wanjye akaba ari umuntu mba hafi akambwira ati ihangane we byangeze umubwiza no kuri ndambwira mbabara unyingingire mama tumubwize ukuri mubwire ikibazo mfite hanyuma turebe nyine ko hari ikintu byamfasha kuko urumva noneho nari ngeze ku buzima bugoye cyane ubyara wa kabiri wabyaranye n'uwo mugabo yego n'ubundi nabwo nabyaranye n'uwo mugabo akimbwira ko azanjyana akangeza kwa perezida se numva yari yarabaye umugabo wawe urumva nyine hari kubera hari harimo n'ubwana ntabwo nigeze numva ko azambera umugabo cyane numvaga ko atari n'inzozi zanjye numvaga atari n'ibyanjye ako kanya guhita nshaka umugabo ni kwa kundi nyine ubyara ukavuga ati kuko narabyaye nyuma ndamumenyesha arambwira ati uzaze kwerekana umwana kwa kundi ujya kwerekana umwana rero n'ubundi arongera ati tuzajya kwa perezida amugiye n'ubundi tuba tugiye ubu wa gatatu rero ajya si batatu wambwiye yego wa gatatu we namubyaye nyuma uwundi muntu kundi muntu nyuma nawe waje gukizwa rero nyuma naje gukizwa ndavuga ati ibintu noneho ntabwo ko mbona areba iki byageze aho ku mwana wa gatatu urumva namaze kugira umwana wa kabiri mbona ubuzima noneho buranze burangoye ninginga mama musaba ko umwana umusigira ndamusiga nzi Kigali noneho nizanye ndaza nshaka ubuzima ariko biranga nk'amezi make nsubira nk'abiri nsubira mu rugo aribwo noneho Imana yagiye ingenderera akagisanga ntangira kwinjira mu bintu byo gusenga yego hanyuma ubuzima bwawe nyuma yo gukizwa ukijijwe ni izihe mbogamizi wahuye nazo nk'umufiyemeri ufite abana batatu
abarokore cyangwa se abantu mwasenganaga mu itorero wagiyemo bakwakiriye bate? Ngewe nagiyemo mu bintu byo gusengana byinjiyemo mbishaka, ariko bambaza nyine kuko ntabwo abantu benshi bari bazi ko mfite abana, bakambaza kuko urumva nagiyemo mpita muri korari, njya mu bintu byo kugira ngo nkuze impano zanjye, abantu nyine bakanyegera bakambaza bite, ubundi uri muntu ki, nkababwira, twaba turi mu masengesho nkababwira ibintu nabonye, nkabarondora tugasenga, bamwe bakakomeza kumba hafi, abandi bakavuga bati hoya bura nubwo akibizamo, bakumva ko aribwo nkiza mu bintu byo gukizwa. Bikunda kubaho cyane. Ugasanga n'abantu abo bakagufashije ngo babwe bategera gutya, tuvuge wenda nko muri korari cyangwa se wenda nibagoye umwanya wo kwigisha muri nibature cyangwa se nko mu rusengero, ugasanga kugira ngo bakuzamure ahubwo baraguca intege bakavuga ati nuko ari bwo akibizamo, nuko ari wenda kibishaka kibingaraye, ariko njye nkumva ntabwo ari uko biharara, nkumva ndashaka gusenga nyine bya nyabyo, nkasenga, nkumva ntabwo nshaka kuzacika intege mu bintu byo gusenga. Imibereho yawe nk'umuntu urumva watwaye inda ukiri mutoya, ukabyara umwana, ukabyara undi bakaba batatu, imibereho yawe yagiye ikugora nk'umufiyemeri ufite abana batatu, sinzi niba yenda papa w'abana babiri cyangwa n'uwundi bagufasha, imeze ite cyangwa se yari imeze ite? Ukuntu yari imeze icyo gihe byari bigoye, kumva nta kazi n'abana, ariko ngasenga Imana igaca inzira, nicyo kintu cyiza cyo gusenga. Kandi ndabashimira kubw'uyu mwanya muduhaye, ubutuma umuntu abohoka akibuka, kandi ukibuka ni neza, kwibuka n'ibintu Imana yakoze. Byari bigoye, byari ibintu bikomeye, rwari urugamba, kuko urumva se umwana wanjye ubwo byahise binarangira, ntabwo twongeye kubonana, nkumiza kubana nabo, urumva byari bikomeye. Kandi n'ubu usanga ari ibintu bingoye, urumva abana batatu na papa baba badahari batamfasha, ni ibintu biba bigoye. Papa wabo baracyariho cyangwa ntibana? Abo bakuru ntabwo papa wabo ntabwo mbizi, kuko bisa nkaho byarangiye gutyo. Ntabwo wongeye kumubona? Ntabwo nongeye kumubona. Ntiwamenye n'aho avuka se? Ntabwo nigeze mpamenya, bambwiraga ni i Butare, ariko ntabwo nigeze. Wabyaranye n'umuntu umwana wa mbere, ubyarana n'uwa kabiri utaramenya n'aho uwo muntu akomoka? Rwose ubwo gusa apfa kuba yanyemereye ko tuzajyana, naho namubwiraga azanjyana, numvaga nyine ko ari ibyo nyine. Ntabwo nigeraga mugora cyangwa se ngo mubaze. Oya, abana si ubazi papa wabo? Ntabwo babazi, ntabwo babiri, ntabwo bamuzi, ntabwo bamuzi. Iyo mibereho rero yawe ikugora gute ku buryo yenda n'umuntu waba ari hano ashobora kuvuga ati ariko ngewe, hari abantu bafite impano cyangwa se urukundo rwo gufasha, avuga ati ngewe wenda nafasha abana agira gute, ariko hari igihe nawe uba wibashije nyine. Kuri wowe imibereho yawe ihagaze ite? Imibereho yanjye n'ubundi mbaho nta kazi mfite n'abana n'ubundi, kandi kwiga ugasanga ni ibintu bingoye, nko mu itangira ry'amashuri, nk'ibikoresho by'ishuri, urumva uwo mukuru ageze mu wa gatandatu, umutoya ageze mu wa gatatu, uwo mutoya wundi we ntabwo aragiye kubera ntari nabona ubushobozi, ariko ni ibintu biba bigoye nyine, biba bikomeye, ariko ugakomeza ugasenga ukizera Imana. Nese ya mbere ukabona ntabwo wize ngo uvuge uti wenda najya kwaka akazi ahangaha. Iyo wakwiga rega abagize bose ntibabona akazi. Njye niho mba numva mvuga ati wenda iyo nza kwiga nk'iyiwacu baza kutanyangana kera na kare bakareka nkiga, mba mfite akazi. Nicyo kintu ubundi mba numva kimbabaza, nkavuga ati wenda iyo nza kwiga mba mfite akazi, mba mfite ubushobozi, ariko nkavuga ati hoya mbeshwaho no gusenga muri make. Yego, mbeshwaho no gusenga, ugasanga ubuzima nyine burakomeye cyane cyane nk'iyo bigeze ku bana usanga ari ibindi. Ubuzima bwo kurya, ubuzima bwo kwishyura amashuri, ubuzima bwo kwivuza, aho kuba, usanga ni ibintu bikomeye, ni ibintu binkomerana. None iyo bigeze nko kwishyura inzu, ubwo biba bikomeye cyane, biba bikomeye. Usanga nimuka buri munsi, wasanga ndashwana na ba nyir'inzu, nkabwira nzayabaha kandi simbona aho azava, ariko ukajya kubona ukuntu Imana iciye inzira, rimwe nkabona mbonye makeya nkayamuha, ubundi nkabona make nkayamuha. Kurya ubwo dushobora kuturya ni gakeya. Ariko abana bawe uyu munsi murabana?
yego turabana. uvuga ngo ufite abana babiri batazi papa wabo nawe utazi aho akomoka. Ntabwo mazi. nta nubwo wigeze uperereza kuko umva ko ari umuntu wakoreraga leta umenye nabariza. Nashatse kusa nkaho mbyinjiramo ngo mbimenye, mbajije mugenzi we bakoranaga, hanyuma arambwira ndamubwira ati wenda uzareke twongeye duhure, bigerageje ko twahura arambwira ati uramenye tuzatazongera kuza kunshaka hano no kugira ngo mbaririze, ati ntatazakugirira nabi. Rero nkavuga se noneho ndamutse angiriye nabi koko nkuko abimbwira abana banjye byazagenda gute? Mugareka mwihorere nisengere, wenda abana bazakura cyangwa se nawe wenda nibamara gukura azabashaka. Nimba baho nimba atabaho ntago mbizi. Hari ukuntu hari ingorane zikunda kugirwa n'abafiyemere cyangwa se abantu babyariye iwabo. Yego. Nk'abantu ba mu rusengero, abantu ugasanga barabikanga ngo bazatwara abagabo b'abandi. Izo ngorane ugize uhura nazo? Cyane cyane. Noneho uzi gukorera Imana udafite umugabo. Buri muntu wese n'umugore ukubonanye n'umugabo wenda mugiye nko gusenga cyangwa se musoje nk'amateraniro muri kuvugana, aba yumva nta kindi kintu muvugana. Muri kuvugana wenda ko muri buhure, bibaho cyane kenshi buryo bishobora no kuguca intege no muri korari ukumva bayivamo, kavuga ati abagabo turirimbana cyangwa se abantu dusengana ukumva nyine wabivamo kubera ni ibintu biba bigoye cyane. Noneho nk'iyo batakubonaho ubushobozi bavuga bati rumva nibyo nyine niko kazi, nta nubwo bumva ko beshejwe no gusenga, ahubwo bumva kubayo kubera ko wenda ushobora nko kuba wamutwarira umugabo. Ubundi se gusenga byabeshaho umuntu? Yego. Byonyine? Ubwo se dusenge tureke gukora kubera ko byatubeshaho? Ntago ari uko kudakora ahubwo ni bibi cyane. Urugero wenda nkanjye nubwo nsenga nshobora nko gusenga cyangwa se ngasengera nk'umuntu cyangwa se ngasengana n'umuntu akambwira harya ufite abana? Yego. Akampa nk'ibihumbi 50. Bya 50 rero abimaye ntago nshobora kuvuga ngo ndagiye mbirye. Uya nanjye ndakora nkunda no gukora. Nshobora kubyuka ngenda nkarangura utuntu tw'imboga tworoheje aducuruza nkabona aho bibiri ngataha. Ahubwo wenda ibyago umuntu ahura nabyo maho hagati aho ni kwa kundi warwajije umwana. Urwajije umwana cyangwa se wishyuye inzu, ugahita wishyura inzu nyine amafaranga yo gukora akaba arabuze. Utabiteguye umwana akaba ararwaye, ukabugiye nko kwa muganga wari ufite agashoro gakeya ugasanga nyine karashize. Ariko gukora ndabikunda kandi nkunda gukora cyane. No nk'umufiyemere, mbere yuko tugana ku bisozo ni iyihe nama wagira abafiyemere? Hari abantu baba barabyaye ariko ugasanga barihebye cyane batanasenga, ugasanga arihebye yiroshye mu biraya, yiroshye mu biyobyabwenge, mbese ugasanga ariyanze kubera ko n'umugabo babyaranye ntacyo amufasha na famiye ye yamugize nk'igicibwa. Wowe urabona nubwo waba ufite ubuzima butari bwiza ariko ugaragara ko utari umuntu ubabaje cyane, abo bantu wabagiriye inama kugira ngo wenda nabo niba ari agakiza kabigufasha, niba ari ugusenga kubigufasha, niba ari ukwiyakira kubigufasha, niye nama wowe watanga ukurikije urugero rwawe rw'ubuzima ubayemo? Inama nabagira nkurikije nihereho, ikintu cya mbere ni ugusenga. Buriya usenga urihangana, kandi iyo usenga uranyurwa, kandi iyo usenga uca bugufi. Iyo usenga ugira ukuntu wiyakira nyine ukavuga uti ikibwo ntakibonye ejo Imana izakirema, cyangwa se waba wakibonye ukashima Imana nyine ukumva uratuje. Ariko iyo udasenga niko kwa kundi ugenda ukumva urihebye, ukashaka no kujya no mu bindi bintu bibi, nyine wabona n'umugabo ukumva wamutwara, ukumva mbese nta kintu ubutinya ushaka kuba hari umugabo wamutwara. Ubundi wamutwara bate? Uramutwara. Hari igihe ubona nk'umugabo ukamukunda. Ari wowe wigeze utwara utarakizwa? Ntabwo nigeze mutwara. Umuntu uramutwaye neza gutyo? Ntabwo nigeze mutwara, ariko njya mbibona, nagiye nambona no kuri bashuti banjye wenda twasenganaga ugasanga ntanyuzwe nuko ari cyangwa se ntago ashimishijwe n'ibyo, noneho ugasanga yegera umugabo bakaba inshuti. Yaba inshuti rero kabiri gatatu birangira yamutwaye, ariko nta wundi amwatse. Hari igihe aba amufite, hari igihe ari umugabo ufite umugore akamutwara neza akamutwara, ariko ubona afite umumaro se ukamwitwarira hari ikibazo? Ni amakosa. Oya, ni amakosa, ni icyaha, ni ibintu bibi cyane. None se utwaye umugabo w'abandi, umutesheje abana, umutesheje umugore, nawe araje murabyaranye, ntago akitaye kuri ba bana be. Nk'umuntu usenga ntago bikwiye.
uba ugomba gutuza ahubwo wenda wamubwira ati ari nk'umuntu ukamubwira ati ko mfite ikibazo mfasha kuri iki yagufasha ariko nabwo bikarangira gutyo ntibivuge ngo mbese bijya bishoboka ko umugabo yaza akagufasha Yego. 2 3 5 nta kindi kibiri inyuma yego nk'iyo musengana ukijijwe ko kuri umugore ukijijwe nk'uko nguko nyine cyangwa se umukobwa ukijijwe umugabo aragufasha pe hari igihe umuntu akubwira ati ma nimero yawe we umugore wabimenye ni ikibazo nyine avuga ko byarangiye ariko ikintu wirinda ni uguhura nawe cyangwa se gushaka izindi mpamvu zatuma uhura nawe oya ntibiba ari bibi cyane ariko n'umuntu avuga ati ma nimero yawe ntabwo uzi icyo ayishakira hari igihe bitewe n'uko wigishije akagukunda bitewe n'ubuhamya ashobora kujyaho ukabona akoresha amafaranga ntabwo bivuze ngo murahura mukomeze muhure cyangwa se umuhamagare oya umugabo w'abandi aba ari uw'abandi uba ugomba kureka umugabo w'abandi nimba ari ubwo bufasha buhaye ni uko yabitekerejeho ni umutimanama we ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze umwigire n'inshuti abantu rero b'abafiyemeri ibyiringiro byabo byashize ukabona bashaka barara mu tubari bataraye mu tubari bajya mu burayi budafite n'igisobanuro ugasanga biyahuje ibiyobyabwenge wowe nk'umukristo usenga wafashijwe n'Imana ubwo rugendo rwawe rwo kurera abana 3 uri wenyine nta mugabo ugufasha n'abana batazi rimwe na rimwe ba papa wabo niye nama wabagira inama nabagira ubuzima ni amazi ameneka asayorwe kambivuge gutyo uko byagenda kose ubuzima burashira ariko gusenga ntabwo bishira hari n'ukuntu ucika intege Imana ibona ugeze ahantu habi ikagufasha ni ukuri Imana irakora kandi Imana igira neza Imana ni umutabazi ni Imana y'imbaraga ni Imana idashobora kukuburira inzira nura nubwo biba bikomeye gutya ukabona nyine byakomeye cyangwa se wabuze icyerekezo ariko Imana ntabwo ishobora kubura ukuntu bigenza kugira ngo ubeho n'abana babeho ntabwo Imana ishobora kubura ukuntu bigenza ntabwo bishoboka ahubwo nabagira inama yo gusenga ibyo wakora byose ugasenga ubuzima waba ubayemo bwose ugasenga kugeza igihe uzahagarara ku rugero rukwiriye rukakuhuza ibyaha rukaguhuza ibyo byose kuko Imana ubwayo ishobora gufasha umuntu hatabayeho n'izindi mbaraga hatabayeho kwiringira kuvuga ngo ubwo ntagiye mu buraya ubwo ntagiye muri ibi oya Imana ubwayo bwacya mu gitondo ikakwereka inzira wabona n'ibyo 10,000 ukagenda ukabikoresha bikabonamo 2 byo kurya ukanyurwa n'ibyo nibaze dusenge dufatanye dusenge gusenga n'ibintu bitazashira n'ubuzima butabora n'ubuzima butangirika n'ubuzima udashobora kuzimya cyangwa se ngo ube nabi yego Imana uko byagenda kose iragufasha Imana ishimwe cyane none nk'umuntu w'umuhanuzi impano yawe y'ubuhanuzi irakora yego iyo uvuze biraba cyane birakora cyane kuko na ubuhanuzi ni impano nyine urumva ni impano ariko ntabwo byaza bitandukanye no kwerekwa ushobora kuba twicaranye gutya nkaba ndi kukwerekwa ariko guhanura bigendana n'ijwi ijwi rero iyo bije urereka umuntu ukanahanura urumva biragendana iyo ufite umwuka wera cyane birashoboka yego umwuka wera arakuyobora ukavuga ibintu biri byo kandi ukoresheje umwuka ukanasenga ugasengera bwa bantu izina ryereko wagize Imana ikabisohoza kandi bikagenda neza amen tugana ku musozo turagira ngo udufashe usenge Imana ushimire Imana ushimire Imana usengere n'abantu bagukurikiye yego ahari muri izo ngorane ucamo hazaboneka umuntu akavuga ati wa mubyeyi ashaka kumufasha kugira ngo arere abana nanabwira abantu bakurikiye Kristo muri twe TV iyi ni channel y'iyobokamana twakabaye tugendera mu rukundo ubonye umuntu ufite ikibazo ukaba ufite icyo wamufasha wakurikiye ikiganiro cye ushobora kuducaho hanyuma tukabona ukuntu arera abana mu buryo bwiza kandi Imana iguhe umugisha amen kandi ukomeze reka mvuge ngo komeza ukomere yego abandi bagore baba batanga ubuhamya barira ko bahuye n'akarengane nk'ako baba barize icyo utarize impamvu ntarize navuga ngo ni ugukomera cyangwa se ni ukuba mu bintu igihe kinini wariyakiriye hari igihe mu bintu igihe kinini ukagera nyine ukumva
uri ahandi hantu. cyangwa Imana hari ukuntu yaba yaragukijije muri wowe imbere Nabyo Imana ibikomere ntabyo ugifite. ntabwo kera najyaga mbishobora no kujya imbere abantu ngo mvuge, noneho ku buzima bwanjye bwite bwerekeye papa numvaga ntabwo byashobokaga. Nagenaga aho ngaho nkahita nyine meraho. Hanyuma mfata igihe cyo kubisengera kugira ngo Imana ijye imbaraga nkomere. Ndashima Imana kandi namwe ndabashimira kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Amen. Ngaho reka dusenge Imana tuyobore mu isengesho. Mana mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, so mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana idahinduka, wambaye icyubahiro no gukomera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turanezerewe kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, turanezerewe kubwo kuba imbere yawe mu izina rya Yesu. Dusabiye umugisha abantu batwakiriye, dusabiye umugisha abantu bagiye gukurikirana ikiganiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze kugira ngo buri wese uri burebe ikiganiro arwaye akire, uraba arushye umuruhure, uraba yabuze icyerekezo umuhe icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uremere inzira buri mumwe kandi buri wese uko agushaka kubone. Turenginga Imana Data wa twese kugira ngo izibane na buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Uhagarare ku buzima no ku bugingo bwabo. Sinzi buri wese ikimutakisha, sinzi ikimuhagarisa umutima, ariko uri Imana ikora, uri Imana ikomeye, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana yera. Mu izina rya Yesu manuke ku buzima, manuke ku ruhande rwa buri umwe, abone ukuboko kwawe kandi abone neza yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubohora imitima, ukize indwara, kandi Yesu Kristo mwiza utanga agakiza ku bantu bawe. Buri wese ugushaka kubone, buri wese urushya ruhurwe nawe. Ineza yawe n'imbaraga zawe zikomeze zibe ku buzima no ku bugingo bwabo, uhereye none ukagize iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yes, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha.